Mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye kugeramo. Nkuko mubibona twabonye abatumirwa, ndagira ngo batangire batwibwira ko mubabona hano mu minota mikeya. Twahera hano hafi yanjye akatwibwira tugakomeza. Amazina yanjye nitwa Betty, ndabashuhuje mwese, Imana ibahe umugisha. Nanjye nitwigira neza Naomi, nanjye ndabasuhuje. Nanjye nitwa Josepha, bakomeze kwita Macroderi, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Nanjye ni Muhoza Jerive, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Yesu abahe umugisha. Rero muri kano kanya ni akanya keza tugejemo, babibwiye ko mwabibonye, ni abakozi b'Imana beza. Ndagira ngo uko mubibona, ndagira ngo sabe mama Betty asengere mama wacu Macrodette atugezeho ijambo ry'Imana yaduteguriye. Namwe muri aha ngaha ko mubibona, dukurikire neza ijambo ry'Imana rye kutugeza mu mwaka wa 2022. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Reka twakire mama Betty adusengere twumve ijambo ry'Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye kubw'urukundo rwawe, tugushimiye iby'imbaraga wakoze, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye. Turagushimiye ko watsinze imigambi ya Satani yari afite kuri twebwe, tukaba turi bazima, tukaba dufite guhamya inzira z'igisiyoni muri twe, kandi turasengera umukozi wawe watoranije kugira ngo ijambo agiye kuvuga rifashe ubugingo bwacu. Aho turi hano mu rugo, turagushimiye kuko ugiye gukora ibikomeye, ukabikorera isi yose, ukabikorera abanyarwanda, ukabikorera abanyamahanga, ndetse ukabikorera abakunze gukiranuka muri bo. Ndetse Mwami Imana, turasabye kugira ngo iri jambo agiye kuvuga uba ari wowe muyobozi waryo, ntaba ari we ahubwo izina ryawe aba ari ryo. Umushoboze mu izina rya Yesu, umwambike imbaraga, umuneshereze. Uwiteka, cyo wagambiriye kuvugira mu bwoko bwawe gikoreke nk'Imana isumba byose. Turagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Shimye Imana kuri umugoroba. Nukuri maze igihe ndiho nsenga mbwira Imana ngo Mana, ndagusaba imbaraga zituma ndagiza umwaka ninjira mu mwaka utaha. Maze kumenya iyi gahunda, nabajije Imana ngo Mana, niki wifuza ko ubwoko bwawe bumenya, niki nabwira ubwoko bwawe uyu mwaka, nirihe jambo ryabera umutsima utunga ubugingo bwabo. Imana impa ijambo ryitwa kugira umutima w'ubwenge. Kubika umutima w'ubwenge muri wowe, kugendana ubwenge mu byo ukora byose, kugendana ubwenge aho ugenda hose. Noneho nkomeza kubaza Imana, ese Mana, ariko nsanga ko kugihe turimo ni igihe cy'abanyabwenge babaye benshi cyane bisi, ni igihe abanyabwenge bisi babaye benshi, ariko ubwenge Imana ivuga ntabwo ari bwa bundi tuzi twebwe tureba, bwa bundi bwa tekinoloji hanitse cyane, bwa bundi bwo gukora za misile zo kwica abantu. Bwabo ni ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana, reka nkubwire, ubwenge bw'Imana nibo bwatumye Yesu adapfa muri za mpinja zapfaga igihe avuka. Kuko ngo abanyabwenge ngo barahagurutse bamaze kubona inyenyeri, bamenya icyo inyenyeri isobanura, baragenda bakurikira iyo nyenyeri, irabamurikira ibageza aho Yesu yavukiye. Ariko bakiri mu nzira bakigenda, bahuye na Herode. Herode arabaryarya, Herode w'indyarya arahabwa atese mugiye hehe, numvise ngo uwo mwana wavutse, uwo muhungu wavuze se yavukiye hehe? Ati none nimugende mumundebere, murebe aho yavukiye, mugaruke mumbwire nanjye nze kumukeza. Ariko kuko bari abanyabwenge, baragiye koko bakurikira ya nyenyeri ibageza aho Yesu yavukiye. Bahageze ntago bagarutse ukundi kuza kubwira Herode aho Yesu yavukiye. Iyo bataza kuba umunyabwenge, Yesu yari kugenda mu mpinja, kuko Herode amaze kumva ko Yesu yavutse, yashyizeho itegeko rivuga ngo abana b'abahungu bose bavutse kuri icyo gihe bicwe. ariko kubera ubwenge bw'Imana yahaye abanyabwenge Yesu ntabwo yapfuye.
Aleluya. Naritekereje ndavuga ngo koko kugira umutima w'ubwenge ni ikintu gikomeye cyane. Iyo ufite umutima w'ubwenge ureba ibyo abandi batareba. Iyo ufite umutima w'ubwenge ugenda uko abandi batagenda. Iyo ufite umutima w'ubwenge uwitunganya nk'uko abandi, ubwo abandi bashayisha. Muri iki gihe ni igihe abantu bashayisha cyane, ni igihe abantu bari mu ndamu zabo, ni igihe abantu bashakisha ubuzima mu buryo bwose bushobotse. Aho babarangiye amafaranga niho bajya, ugasanga bagiye mu butinganyi, kuko mu butinganyi bavuga ngo harimo amafaranga. Ariko ufite umutima w'ubwenge ahubwo urahunga, ugahunga ikibi, ugahunga icyaha, ukavuga ngo iki ntabwo ari igihe cyo kujya gushayisha, ukavuga ngo iki gihe ntabwo ari igihe cyo gushaka iby'iyi si. Igikenewe muri iki gihe ni ugushaka Imana, ugashaka Imana, ugahora witeguye kandi ukayikomezaho. Nibwo bwenge Imana idushakaho, nibwo bwenge Imana ishaka ko tugendana uyu mwaka. Imana yashaka ko tutagenda nk'abapfapfa, ahubwo tugende nk'abanyabwenge. Imana yashaka ko duhora twiteguye igihe cyose, kuko umunyabwenge ahora yiteguye. Rero reka tubisome mu ijambo musanzwe muzi mwese, kere ko udasoma ijambo, ariko umuntu usoma ijambo, iri jambo ryo muri Matayo 25 umuntu wese ararizi, rivuga kuri ba bakobwa 10, 5 b'abapfapfa na 5 b'abanyabwenge. Iryo jambo rero ni ry'Imana iduhaye uyu mwaka. Uyu mwaka uzagendana ubwenge azabaho amahoro, kuko igihe Imana yarambwiye ngo ni umwaka w'amahoro. Ubwo benshi rero bavuga ngo ni umwaka w'intambara, ni umwaka w'ibibi byinshi, ariko ni amahoro ku muntu ufite ubwenge, ni amahoro ku muntu uzitegura, ni amahoro ku muntu uzagendana gukiranuka, ni amahoro ku muntu uzikomeza ku Mana, ni amahoro ku muntu uzamenya ko Imana ariyo buhungiro, akavuga ngo nta handi nahungira, nta handi nashakira imibereho, nta handi nashakira ubuzima, ni ku Mana. Uwazaba amahoro igihe cyose, azatangira umwaka amahoro, awurangiza amahoro. Erega reka nkubwire, turi mu bihe bya nyuma, nabyo ntimukabyibagirwe, kandi ibyo bihe bya nyuma bigomba gusohora. Rero niba bizasohora, tugomba kugira ubwenge, tukamenya ibyanditswe, tukamenya ibyahanuwe, tukamenya uko dukwiye kwitwara. Ntabwo dukwiye kwitwara nk'abapfapfa, dukwiye guhora dufite amatabaza yacu yaka. Reka mbwire Beti ansomere iryo jambo yihuse. Ni Matayo 25, urahera ku murongo wa mbere ugere ku murongo wa 13. Matayo 25 umurongo wa mbere haravuga ngo, icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri bo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze, bose barahunikira, barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke. Bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntidukwiriye, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa kandi nabo baraza, barahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha Beti. Nababwiye ngo uyu mwaka ni umwaka wo gutunga umutima w'ubwenge. Dukwiye gutunga umutima w'ubwenge. Tuzatunga umutima w'ubwenge gute? Tugomba kuba maso, tukaba amaso, tukamenya ko ijoro rikuze bwenda gucya, tukamenya ko Yesu, twagiye tubwirwa kenshi ngo Yesu araje. Nanjye nabyirutse, nakuze numva bavuga ngo Yesu araje, mbyuka bavuga ngo Yesu araje, ndashaka, ndakura, ndashaje bavuga ngo Yesu araje. Ariko ndashaka kubwira ngo ijambo ry'Imana rihora rishya. Ni Imana irindire ko wihana, irindire ko abantu bose bayimenya, ariko igihe kirageze. Igihe kirageze yuko tumera nk'abakobwa
bw'abanyabwenge amatara yacu agahora nk'amavuta tukamutegereza twiteguye tukamutegereza amatara yacu arimo amavuta ubwo azakoma akavuga tukumva ngo umukwe araje ugatana itara ryawe kuko witeguye ririmo amavuta nta kundi tuzitegura ni ukwikomeza kuri Yesu dukwemaze ku Mana tumwegere cyane tumusenge cyane dukiranuka kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo dukwiye gukiranuka ku gato no ku kanini ko ravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi muzabyongererwa ariko muri iki gihe abantu bacuritse ibintu barashaka ibindi mbere yo gushaka ubwami bw'Imana aho gushaka ibindi banza ushaka ubwami bw'Imana ku bwami bw'Imana nibwo buturo bwawe ndashaka kubwira ngo ku isi ibindi ni ibyaha mu isi amazu amamodoka ubutunzi dushaka ni ubwaha mu isi kandi iyo ifirimbi ivuze ku muntu bakavuga ngo naka birarangiye nta na kimwe wamushyingurana waba ufite amazahabu dore ko abantu bakunda no kuyambara ku matwi no mu ijosi n'isaha ya zahabu baravuga ngo nawe uhambwa na zahabu kandi nta n'ikizira buriya nta kizira ni kwa gukunda ibintu nyine ndashaka kubwira rero ibyo dushakana umwete tube tuyifashije hasi dushakana umwete witeka dushaka Imana bigishoboka ko tuyibona dushaka Imana tukiri mu mahoro dushaka Imana tugifite imbaraga dushaka Imana tuyishakane gukiranuka iki ni cyo gihe ubwo nibwo bwenge Imana itubwira Imana yatubwira ngo hahirwa bafite ubwenge rero niba tudafite ubwenge ni ukuri nkubwije ukuri nta mahirwe dufite mureke dushake Imana Yobu we muri Yobu 28 dusomere kandi n'ubundi ni umurongo umwe gusa haravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka Haleluya umva ubwenge ishaka ko tugira ntabwo ishaka ko twiga za siyanse nyinshi ntishaka ko twiga ibintu bikomeye cyane ubwenge Imana ishaka nuko twubaha Uwiteka tukagendana kubaha tukagendana guca bugufi gutinya Imana muri iki gihe ntabwo bagitinya Imana n'ukuri ariko harageze ko dutinya Imana tuyemerere ituyobore tuyisabe ituyobore tuyisabe igendane natwe tuyisabe tubere umujyanama tuyisabe Abisirayeli bagiye kuva muri Egiputa Imana ibwiye Mose ngo ugende ukure abantu banjye muri Egiputa Mose yaravuze ati reka tutajyanye ntabwo nabishobora kuko ntabwo byoroshye utari kumwe n'Imana hari ibyo utashobora utari kumwe n'Imana ibyagutera byakunesha utari kumwe n'Imana inzara iteye ntabwo wayikira wapfa mu bandi ariko uri kumwe n'Imana ntimubize se ntimuzi se amakuru ya Eliya muzi ko inzara yateye ariko Eliya akagaburirwa n'igikona kuko yari yaragize umutima w'ubwenge muri we ari kumwe n'Imana yemeye kuyoborwa nawe Abisirayeli nabo bayobowe n'Uwiteka ijambo ritubwira yuko ngo kumanywa inkingi y'igicu bagendaga imbere ngo bwamara kugoroba inkingi y'umuriro ikabagenda inyuma ikabagenda imbere y'igicu kabajya inyuma bageze ahantu basanga ibintu birakomeye basanga imbere yabo hari inyanja itukura barebye ku ruhande basanga ni imisozi barebye hino basanga ni imisozi basuye inyuma bakubise amaso inyuma basanga amagare n'amafarashi y'Abanyegiputa arabakurikiye batunzwe yuko babaye abanyabwenge batunzwe yuko barafite Imana ndetse batangiye no kwitotomba batangira guhinduka Mose batese muri Egiputa nta mva zari zihari ariko Uwiteka abwira Mose ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende kuko yari kumwe nabo natwe rero nituba kumwe nawe uyu mwaka ibi bizaza ibiteye ubwoba bizaza izajya kubwira ngo witinya kuko ndi kumwe nawe iyo uri kumwe n'Imana ntabwo bugira iyo uri kumwe n'Imana ubushomeye ntibugutera ubwoba iyo uri kumwe n'Imana ubukene ntibugutera ubwoba iyo uri kumwe n'Imana ubupfakazi ntacyo bugutwara iyo uri kumwe n'Imana ubupfubyi ntacyo bugutwara ndabifuriza kugira umutima w'ubwenge kujijuka kuvuye ku Mana ni ukwanga icyaha ni ugutinya icyaha ni ugutumbira Yesu mureka dutumbire Yesu rero dutumbire Yesu bigishoboka tumushakane umwete bigishoboka ko abonwa kugira ngo tutazamera nk'abakobwa b'abapfapfa igihe cyarageze umukwaje baravuga ati umukwaraje bakobwa ko bafite amatabaza yabo arimwo amavuta bacana amatabaza yabo birukanka kumusanganira abandi bazavuga ngo nimuduheho atereka reka dufite aradukwiriye
ndashaka kubwira hari igihe abantu bazaza babwira ngo nyatuza utakibafitiye umwanya uruhu ugenda umubwira utereka isaha yageze ndagiye. Iki ni igihe nicyo gihe cyo kwegera abakozi b'Imana, nicyo gihe cyo kumva ijambo, nicyo gihe cyo kwegera umukozi w'Imana ukamubwira ngo nakizwa gute, nabigenza gute, azakugira inama, azakwatuza, azagufasha. Ariko hari igihe cyaba abakobwa b'abapfapfa birukanse bajya ku banyabwenge bavuga ngo waduhayeho ndati mfite akwereye, ngo bariruka bavuga ati genda mujye ku muhanjuzi aho habakwereye. Bagiye ku muhanjuzi bagarutse basanga umukwe yafunze. Hari igihe umukwe agiye gufunga amarembo, hari igihe umukwe agiye gufunga imiryango. Wowe utariteguye, wowe utaragize umutima w'ubwenge ngo ugendana nawe, uzaza ukubite ku rugi usanga harakinze, ukubite kuriya usanga harakinze. Ndashaka kubabwira ngo igihe kirageze ngo tube maso, igihe kirageze ngo tugendane ubwenge, tugende nk'abanyabwenge, two kugenda nk'abapfapfa. Uyu mwaka rero ni umwaka uzababwamo n'abanyabwenge. Abanyabwenge ntacyo bazaba, abanyabwenge bazaba amahoro, abanyabwenge ntacyo bazaburana Imana, abanyabwenge bazaguma mu bwihisho bw'Imana aribwo urusengero, bazaguma mu nzu y'Imana. Ndashaka kubwira ngo uri mu nzu y'Imana abari mu bwihisho bukomeye cyane. Ariko abantu benshi muri iki gihe babuze ubwenge, barajya kuba ku misozi ngo Imana ntabwo irafungura amatorero. Imana se ahubwo ntiyigeze nafunga, ntabwo yigeze ifunga. Umunyabwenge yagumye ahagaze, umunyabwenge yagumanye ubwenge, aguma atumbera Imana. Umunyabwenge ntabwo yigeze amenya ko bafunze. Rero ndashaka kubabwira ngo mureke tugire umutima w'ubwenge. Ndabifuriza kugira umutima w'ubwenge. Reka nkubwire, ndashaka kubwira ngo nutagira ubwenge muri iki gihe ntabwo ibintu bizakorohera. Aho uri hose ukwiye kugira ubwenge. Tumaze kubona ngo abantu abiyita abanyabwenge ni babandi akagenda akajya gucura za ntwaro za kirimbuzi zo kwica abantu, kandi Yesu ntabwo yaje yica, ahubwo yaje akiza. Ndashaka kubwira ubwo si ubwenge, ubwo ni ubwicanyi. Ubwenge ni wa wundi ukubwira ngo va mu byaha, reka ibyo urimo, rekura ibyo urimo, kurikira Yesu kuko niyo nzira izakugeza mu ijuru. Ndashaka kuvuga ngo dusobanukirwe. Abantu benshi uyu mwaka ushize barapfuye, benshi kuva iyi korona hapfuye benshi mu mahanga, ahantu hose aho uri wagiye ubona benshi. Ariko umunyabwenge n'uno munsi aracyarinzwe, kuko ndashaka kubwira ngo nugira ubwenge uzarindwa, nugira ubwenge nta ntikizanakunyeganyeza. Ibiteye ubwoba bizaza, ariko kuko wikomeje ku Mana niwe uzajya kubwira ngo humura, ntuhungabane, ntutinye, kuko ndi kumwe nawe. Ngo nuca mu amazi ntacyo azagutwara. Ngo nuca mu umuriro ntabwo uzaguhitana. Tuzi aba byabayeho, tuzi Saduraka na Meshaki na Abedenego baciye mu umuriro wacanywa nk'ubugome bwinshi, ariko umuriro ntacyo wabatwaye, ahubwo abajugunye mu muriro niwo wahitanye. Tuzi Daniyeli bacukura urwobo rw'intare, bashyiramo intare ngo zitariye, bazicisha inzara kugira ngo abe ibiryo byazo. Ariko agezemo, kubera yari kumwe n'Imana, kubera ngo Imana yabanye nawe mu rwobo rw'intare, ntabwo intare zagize icyo zimugira, ahubwo abamujugunyemo intare nibo zashwanyaguje. Ndashaka kubwira ngo nugendana n'Imana ntacyo uzaba. Bari abasore se babajugunye muri iyo tanura y'umuriro, Imana yohereje marayika araza agendana nabo, umuriro ngo yewe ngo nta n'umwotsi wabanutseho. Ubwo nibwo bwenge. Ndashaka kubwira ngo abanyabwenge, dufite abanyabwenge dukwiye kureberaho. Nakubwiye abanyabwenge babandi bakurikiye inyenyeri bakajya kureba aho Yesu yavukiye, bana abanyabwenge pe. Nakubwiye abanyabwenge, abakobwa 5 batunze amatabaza arimo amavuta. Nkubwira n'abapfapfa 5 batunze amatabaza atarimo amavuta. Byaba bibabaje utunze amatabaza atarimo amavuta, byaba bibabaje. Muri iki gihe warumvise iby'agakiza, warumvise ijambo, waramenye Yesu, ariko ukaba utarahinduka na gatoya. Ukaba ukiri umusambanyi, ukaba ukiri umusinzi, ukaba ukiri umugome, ukaba ukiri umunyeshyari, ukaba ukiri umwicanyi, kuko ishyari burya n'ubwicanyi.
byabibabaje, ubwenge bwawe bwaba kumara iki se? Mureke tugire ubwenge, tumenye gupima igihe, tumenye kumenya aho igihe kigeze, tumenye ko bwenda gucya, ngo ijoro rirakuze burenda gucya. Tube maso rero, reka nkubwire, two kumera nk'aba bagore bapfuye, wa mugore waryamye akaryamira umwana, noneho umwana agapfa, mugenzi we uri maso akamumwambura akamwitirira. Byabaye intambara ikomeye, urubanza rwabo rwarakomeye cyane, ariko icyabitumye niki? Nuko batabaye maso. Ari uwamuryamiye akajya kwiba uwundi, ntiyabaye amaso. Ari uwo bibye kubera sinzira, nawe ntiyabaye maso. Ndashaka kubwira ngo tube maso. Iki ni igihe cyo kuba maso. Uyu mwaka ba maso, umenye igihe, ba maso umenye icyo gukora, ba maso usenge, ba maso usome ijambo, ubuzima bwawe buhinduke, ubuzima bwawe ubugire ubuzima bwamenye Imana, bwubaha Imana, bukunda Imana, bugendera mu bumana. Niki Imana dushakaho. Ndashaka kubwira ngo mureke tube maso, mureke dukanguke, kuko abantu barasinziriye. Amatabaza yawe, ese tabaza ryawe ririmwe amavuta? Ese ubwo ujya ujyana umwanya wo kurisuzuma? Ariko iki ni igihe cyo kwisuzuma, ukindana mu mutima wawe, ukareba icyatuma Imana itabana nawe, ukareba icyatuma Imana itakurinda, ukareba icyatuma Imana itaguha umugisha. Wasanga kiriho ukacyatura, ukakihana, ukabwira Imana ngo Mana, nsinzwe n'ijambo, ndatsinzwe, sanze ndakiranuka, sanze ndi mubi, mbabarira. Imana izakobera kandi izakugira neza. Rero ntarandiriye, ndashaka kubwira ngo ijambo nari nkuzaniye ni ijambo ryitwa gutunga umutima w'ubwenge. Uyu mwaka tunga umutima w'ubwenge. Uyu mwaka usohotse mu rugo, bwira Imana ngo tugendane. Uzaba utunze umutima w'ubwenge, uzagera imbere uhura n'ibiteye ubwoba, kuko uzi ko wasohokanye n'Imana, ntabwo uzagira. Uzabona usigaranye ka gafu gakeya ka mupfakazi, kuko uzi ko Imana itubura ibintu ihari, uyibwira ngo dore bisigaye nibi, igutuburire. Simvuga gutubura kwa kundi batubura amafaranga hanze abajura. Itubure ka gafu, mukarye, murye, muhage, kandi wabonaga bicize. Ariko kubera watunze umutima w'ubwenge, ukaba umugore w'ubwenge, ukaba umugabo w'ubwenge, ukaba umusore w'ubwenge, ukaba umukobwa w'ubwenge, ukaba umwana w'ubwenge, uzabaho. Ibihe ntabwo bizagukamura, ibihe ntabwo bizagutera ubwoba. Rero iki nicyo gihe, nicyo gihe cyo gutunga ubwenge muri twebwe, nicyo gihe cyo kwitunganya, nicyo gihe cyo kureba ikibuze muri wowe, icyo ukagishyiramo, nicyo gihe cyo gushaka Imana ijoro n'amanywa, nicyo gihe cyo gushaka Imana ugenda mu muhanda uri muri bisi, nicyo gihe cyo gushaka Imana aho uri hose, nicyo gihe cyo guhora wisuzuma. Waba uvuze ijambo ukavuga uti ariko iri jambo rinyuze Imana, iryo nanjye wasanga ari ijambo ridakwiriye, ukihana ukabwira Imana ngo Mana, mbabarira kuko mbuze ubwenge. Rero Imana ibaho umugisha abumvise iri jambo. Ndabifuza kugira umutima w'ubwenge uyu mwaka, ndabifuza kugendana n'ubwenge muri mwebwe, ndabifuriza gushaka ubwami bw'Imana bigishoboka ko bubonwa, ndabifuriza kwitunganya. Iki ni igihe cyo kwitunganya, ntabwo ari igihe cyo kwitwara uko twishakiye. Iki ni igihe cyo kuba maso. Umunyabwenge ahora ari maso. Niyo usinziriye ugasinzira ni maso, nabyo birashoboka. Ugasinzira uvugana n'Imana, ni nabwo urota neza, kuko uri kumwe n'Imana, uravugana nayo, uraganira nayo, muragendana, ntacyo uzayiburana. Rero Imana ibaho umugisha. Ni ukuri iri jambo nanjye ryamfashije, nawe rigufashe. Iri jambo rikubera itara rimurikira ibirenge byawe, nanjye rimera itara, kugira ngo umunsi umwe tuzahurire ahera ariho mu ijuru, two gushukwa n'iby'isi. Iby'isi bizashirana nabyo, kandi ni ukuri turabona ibimenyetso byo gushira ku isi, turabibona ku munsi, turabona ukuntu isi imeze, turabona abayituyemo ukuntu bariho bitwara. Bamwe bitwaye nabi, bafite amashyari, bafite inzangano, babaye ba Gahini. Gahini burya icyatumye Abeli apfa yazize ishyari rya Gahini. Natwe muri iki gihe mu itorero ba Gahini baruzuye. Mureke duhunge ba Gahini, mureke duhindukire rwose, n'iki Imana idushakaho. Ntacyo tuzaburana Imana nituyihindukira tukayubaha, ntacyo tuzaburana Imana nitwihana, tukihana bya bindi ugakuramo byose. Kuko ubu muri iki gihe umuntu avuga ngo naretse ubusambanyi, kandi ni indyarya. Indyarya ziruzuye mu bantu b'Imana, indyarya ziruzuye mu nzu y'Imana.
uburyarya Imana bwanga urunuka, kuko indyarya niyo mwicanyi, umuntu akakwica atagukozeho, akakwica akakugirira ishyari, akakuvuga nabi, biruzuye ahangaha. Ariko Imana yashaka ko dutunga umutima w'ubwenge. Ni ukuri Imana ibaho umugisha kuba mwakurikira ijambo, Imana ibaho umugisha kuba mugiye kugira umutima w'ubwenge mukayoborwa nawo. Imana ibagire neza, murakoze. Ndagushimira guhora ku ngoma. Uwiteka nshimira ijambo wampaye Mana, ribe ijambo rifungura imitima ya benshi, ribe ijambo ribakora ku maso, amaso yabo arebe, ribe ijambo ribatera kwihana, ribe ijambo ritume Mana Uwiteka bahindukira rwose bave mu bibi barimo, ribe ijambo Uwiteka rituma bakubita amavi hasi basenge nk'uko Esiteri yasenze. Uwiteka Mwami wanjye ni ukuri, Esiteri yarasenze byari bikomeye, asenga Abayuda bari bagiye gupfa, ariko kuko yari afite umutima w'ubwenge muri we, akamenya ko gusenga gukuraho urupfu, akamenya ko gusenga ushyiraho igikundiro ku muntu. Yarasenze agiye imbere y'umwami, naho itegeko ritabyemeraga, itegeko rimubuza rikurwaho kubwo gusenga. Reka natwe Mana tugire umutima w'ubwenge kugira ngo tumenye igihe turimo, tumenye ko ari igihe cyo gupfukama tugasenga, tumenye ko ari igihe cyo kwihana tukamaramaza, tumenye ko ari igihe cyo gushaka mu maso y'Imana, tumenye ko ari igihe Uwiteka cyo kuva mu bya kera tukajya mu bishya, tugakurikira we gusa. Tumenye ko ari igihe cyo kugusaba ngo utufate ukuboko tugendane, utumurikire bwije, utugendane mu gitondo cyangwa ku manywa, utubere byose, kuko uri byose, muri ho harimo byose. Kristo urakoze, ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo ndombisenze, amen.